Turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, nizere ko mwese muri amahoro. Turi ku cyumweru cya kane, aricyo cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa mbere, aricyo cyumweru cyo kurebera hamwe ibyiza tubonera Mugakiza. Turasoma ijambo ry'Imana turi busange muri Matayo igice cyaho cya 19, umurongo waho wa 29. Haravuze ngo umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye azahabwa ibibiruta inshuro 100 kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Imana iduhana umugisha. Ngiye tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Profete Giridasi. Muhawe ikaze muri uyu mwanya kugira ngo twumve icyo Imana yaduteguriye. Reka dusenge. Mana yacu, Mana igira neza, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, imbabazi zawe zirakomeye. Mana data wa twese mwiza, nyemerera muri uyu mwanya w'uru kubane natwe, ubane nanjye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kugira ngo imitima yacu de Fadro ibashe kumenya ibyo ushaka yuko tumenya. Mu izina rya Yesu muri iri jambo ryawe ndakwinginze kugira ngo ubane na buri umwe wese unteze amatwi. Ndakwinginze kugira ngo ubane kandi nanjye, kugira ngo nshobozwe de Fadra gukora uko wagambiriye. Urakoze rero, ganza ukomeze gutegeka mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamere umugisha. Nkuko nabibabwiye, ni icyumweru cya kane turebera hamwe ibyiza tubonera Mugakiza. Akenshi na kenshi mu buzima bw'abantu, igihe cyose umuntu ari mu kintu, hari ibyiza cyangwa se wenda ibibi abonera muri ibyo bintu. Uko niko bimeze no mu bugingo. Mu bugingo naho tuboneramo ibyiza. Hari ibyiza byo gukizwa, hari ibyiza byo kujya mu bugingo. Ubundi iyo umuntu wakibaza se ngo ni ryari umuntu ajya mu bugingo cyangwa aba mu bugingo, ibyiza bibonerwa mu gakiza, ni ryari umuntu ajya mu gakiza? Wakibaza, wagira icyo kibazo. Ariko reka nkubwire ngo iyo umuntu yemeye kwakira Yesu Kristo ngo amubere nk'umwami n'umukiza, ibya kera biba bishize, abahindutse mushya. Icyo gihe ntago aba akiyobora, ahubwo abayoborwa n'Imana cyangwa umwuka wera, niwe uba umuyobora. Icyo gihe umuntu agakiza, ubundi icyo bisobanuye ni ukuba umuntu yari agiye gupfa akarokorwa. Iyo umuntu agiye gupfa akarokorwa, icyo gihe aba agize gute? Aba akijijwe. Rero iyo umuntu ari mu byaha aba ari mu rupfu. Mbese isa ni nk'ukuntu umuntu yaba ari imbere y'urwobo agiye kurugwamo, umuntu akamutabara. Rero Imana idukura muri urwo rupfu ikaduha ubuzima. Icyo gihe ikaba igize gute? Idukijije. Tukaba tugize gute? Turakijijwe. Rero iyo Imana iremye umuntu, hari irema buri kintu cyose azakenera, ikakimushyiriraho muri iyi si, kuko ubuzima turimo mu isi ni urugendo. Iyo Imana ikuzanye hano ku isi rero, itegura ibintu byose uzakenera muri iyi si, guhera kuri rimwe kugera ku cyanyuma. Ibintu byose Imana irabitegura kugira ngo bizabashe kugufasha uri hehe? Uri hano muri iyi si. Ariko
igihe cyose uvuye mu nzira y'Imana ukajya mu yindi nzira, ubwo iyo wagiye mu yindi nzira ni kwa kundi umuntu akora ibintu bitanezeza Imana, ibintu Imana idashaka. Icyo gihe ntago ibyo byiza umuntu abonera mu gakiza ntago ubibona, ntago bikugeraho, kuko uba watakaje inzira y'Imana. Kandi muri iyo nzira niho Imana iba yarashyize ibintu byose bigomba kugutunga, bizagufasha mu buzima. Akenshi na kenshi abantu bapfa batakiriye ibyo bakagombye kuba bakira. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko bavuye mu nzira Imana yabateguriye. Imana iduhane umugisha, Imana itugirire neza. Ariko si ibyo ngambiriye kubabwira, ahubwo icyo ngambiriye kubabwira ni bimwe tubonera, ni ibyiza bimwe tubonera mu gakiza. Imana iduhane umugisha. Bimwe rero mu byiza tubonera mu gakiza, ikintu cya mbere tuhabonera ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho niho ubwo tubonerwa mu gakiza. Iyo ukijijwe uba urokowe, uba uvuye mu rupfu ugahabwa iki? Ubugingo. Imana idukigirire neza cyane. Iyo umajije guhabwa ubugingo, ubwo uba ubonye ubugingo. Ariko iyo udakijijwe ntabwo ubona ubugingo. Rero bivuze ngo kimwe mu bintu bidasanzwe kandi bikomeye tubonera mu gakiza ni ubugingo. Icya kabiri, icya kabiri tubonera mu gakiza cyiza, mu bintu tubonera mu gakiza ni amahoro yo mu mutima. Ni amahoro yo mu mutima. Bibiliya ivuga amagambo akomeye, irambwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Niko Bibiliya igira gute? Ivuga. Bivuze yuko iyo umuntu akiri umunyabyaha nta mahoro agira, nta mahoro aba afite. Akenshi na kenshi uzabibona, n'abafite bizinesi bazaza gufata ati baje kumfata, bitewe n'iki? N'amanyanga yagize gute? Yagiye akora. Usange nta mahoro, ahora ahagaze, ahora ahagaritse umutima, ahora afite ubwoba, kuko nta mahoro y'iki yo mu mutima agize gute? Afite. Ariko iyo umuntu akimara kwakira Yesu Kristo, iyo umuntu akimara gukizwa, amahoro yo mu mutima Imana irayamuha. Ndabaha urugero. Saduraka, Meshaki na Abedenego ubwo bari bagiye kubajugunya mu itanura ry'umuriro, ntabwo bari bafite, yewe bari bafite n'amahoro asesuye. Ikigaragaza yuko umuntu afite amahoro, ntabwo bagira. Usanga ntabwo bari bafite, yewe babwira umwami, baramubwira ngo Imana naho yadukiza, nawe kandi itanadukiza, ntabwo twakubarara, kuko ntabwo bari bagize gute? Bafite. Daniyeli we niwe wantangaje. Daniyeli baravuze ngo umuntu uzasenga agasenga Imana itari umwami azajugunywa mu ntare, kandi barazirije ubusa mu rwobo rw'intare. Ariko Daniyeli yumvishe iyo migambi ndetse n'ayo mategeko bashyizeho, arangije ngo arushaho gusenga. Bibiliya irambwira ngo asenga ahubwo 3 ku munsi. Bivuze ngo we ngo kandi noneho ngo yasengaga mu nzu hakinze, ndetse ngo n'amadirishya yakinze. Ariko uhereye uwo munsi yatangiye akingura amadirishya, akajya asenga amadirishya akinguye, kugira ngo noneho bamubone neza. Bivuze ngo ntabwo yaragize gute? Yari afite. Iyo umuntu akishijwe yumva amahoro yo mu mutima, nta kintu na kimwe kimutera ubwoba, nta kintu na kimwe kimuhangayikisha, kuko aravuga ngo si njye uriho, ahubwo ni mu Kristo uri muri njye. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire mwene data, impamvu udafite amahoro nuko hari icyo uri kubura. Impamvu udafite amahoro nuko hari utakemuye. Kemura, kizwa neza, kugira ngo nawe wakire amahoro yo mu mutima. Imana iduhane umugisha, Imana itugirire neza. Bene data, icyo nabifuriza, icyo nababwira nuko wakizwa neza.
kugira ngo wakire amahoro yo mu mutima. Imana itugirire neza, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana, ariko birashoboka yuko hari ikintu cyakunaniye, hari ikintu cyatumye udakizwa, kugira ngo nawe ubone bino byiza. Petero abaza Yesu, yaramubajije ngo twebwe bagukurikiye, kuba barakurikiye Yesu ntago ari ugupfa kubakurikira gusa, ahubwo Yesu yarabahamagaye kuko bari bari mu byaha, ntibari bamuzi, arabahamagara bakurwa mu byaha, baramukurikira. Petero agira amatsiko, aramubaza ngo twebwe abasize ibyacu tukagukurikira, ibintu byose tukabireka, ibyo twinezezagamo tukabireka, tukagukurikira, uzaduha iki? Uzaduhemba iki? Yesu amusubiza amagambo akomeye, aramubwira ngo mwebwe mwasize ibyo byose, aravuga ngo muzabikubirwa inshuro 100. Reka nkubwire ngo mwene data, nukizwa neza uzakubirwa inshuro 100, kuko iby'isi nabyo Uwiteka azabiguha. Nesive edra, ariko Imana ishaka yuko ukizwa neza rwose. Imana iduhana umugisha. Icya kabiri iravuga ngo kandi abikiwe n'ikamba, azabona ikamba. Imana iduhana umugisha. Rero mwene data, kizwa neza kugira ngo nawe wakire ibyiza bibonerwa mu gakiza. Imana iduhana umugisha. Gize icyifuzo, niba ugize icyifuzo zamura ikiganza aho uri, tusenge Imana maze nawe ukizwe neza kugira ngo ubone nawe ibyiza bibonerwa mu gakiza. Imana iduhana umugisha. Mana yacu, Mana igira neza, uri Imana ikomeye kandi itabara. Nsengeye mwene data mukozi w'Imana, nsengeye mubyeyi mushiki wacu, Uwiteka Nyiringabo Imana, reka data wa twese imbaraga zawe zibashoboze kujya mu gakiza, gukora ibyo ubategeka mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibibananiza, hari ibibatera, bibabuza gukandagira mu nzira yawe neza, bibabuza kugenda neza mu nzira yawe, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana, uhereye umunsi nibakira imbaraga zawe zibashoboze kukumvira, zibashoboze kukubaha, kugira ngo nabo babone ibyiza bibonerwa mu